nuko nguko tutangiye iyi ni episode ya mbere season ni kabiri. Dutangiriye ahangaha niho twe twagarukiye muri season y'ubushize. Ahangaha mama Rafa ari kugenda, noneho uyu mudayimoni arangiye aje ahitaza aparika ahangaha, aramwitegereza neza cyane. Ukurikire uyu nguyu yaramurebye ntiyagira ikindi kintu avuga, gusa uko bigaragara hari imipanga ari kumupangira. Iyi ni episode ya mbere season ni kabiri. Aramwitegereza arangije azunguza umutwe. Uyu mudayimoni ese mama Rafa we agiye kuba yamukorera ibiki? Nukurikira filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Uyu nguyu yaraje aramwitegereza azunguza umutwe, arangije aravuga ati rero ubwo ari kubivugira ku mutima, wowe ngiye kuba nagufatisha imipangu yanjye. Ndabizi neza yuko ibyo napanze byose ari uku nguku bigiye kuba byajyamo. Nyagasani ese wakibaza ngo ni ibiki uyu nguyu yapanze? Arangije ahita yunama aba yaciye isheni ahita abura. Uku nguku tuyitangiye, ndetse uri kumva yuko hashobora kuba harimo itandukaniro yuko iyi filime twayitangiye nuko nguko ubu ngubu season ya kabiri tuyitangiye. Ibyo ngibyo byarabaye, reka batugarurire hano kwa Rafa iwabo mu rugo. Wibuke mama Rafa yasize agiye asiga Arafa hano mu rugo. Arafa aramubwira ngo utava mu nzu. Arafa gusa yabirenzeho arasohoka aza hano hanze. Ukurikire mama Rafa yari yamubwiye ati wowe uguma ahangaha ntuhave. Arafa barakwereka yaje hano atangira kureba niba mama we yaba ari hafi cyangwa niba yagiye. Arangije arahamagara ati isafuriya. Isafuriya irangije iramwitaba. Abana batoya urabizi nk'aba ngaba baba bari kureba, iyo babwiye ati ugume mu rugo acunganwa nuko umara kurenga umutaro, acunganwa nuko umara kugenda. Ibyo byose twarabikoraga tukiri abana, twarangiza tugahita turenga ku mategeko baduhaye. Uko uyu mwana yagahamagaye isafuriya, isafuriya ni uku nguku yamanutse, irangije iza kumwiyereka. Irangije aravuga ati isafuriya. Uyu mwana arangije aravuga ati isafuriya, urabona mama yansize mu nzu, arambwira ngo ntive mu nzu ngume mu nzu. Ariko sahizi mfite ikibazo ndi kwibaza, ese hari aho mama nta kibazo yaba yagira ku buryo wenda najya kumutabara? Ukurikire uyu mwana akomeza kubaza isafuriya ati mama kambwiye ngo ngume mu nzu, ese muri iyi famiye yacu urabona nta kibazo kibirimo? Mbwira isafuriya, mbwira. Isafuriya irangije amubwira ati Arafa ni byiza cyane mama wawe yakubwiye ngo guma mu nzu, nk'uko yabikubwiye rero ubahiriza amategeko yaguhaye ugume mu nzu. Nta kibazo kiri mu muryango wawe. Ikibazo ni kiba cyiza kuba mu muryango wawe, ikibazo ni cyiza kuba mu muryango wawe. Ndaza kukumenyesha. Arafa subira mu nzu nk'uko mama wawe yabikubwiye. Uyu mwana isafuriya yitega amatwi. Isafuriya aramubwira ati gusa nihagira ikibazo kiba ube wicariye amajanja, nihagira ikibazo kiba ndahita nza kukureba, kandi nawe ubwawe ntabwo uri buze kubiyoberwa kuko nakubwiye ngo urindeba kure, uri marayika. Ikibazo cyose kiraba uri buze guhita ubimenya. Ubwo rero nanjye ndahita nza kukureba duhite tugenda, wowe upfa kumpamagara gusa. Mwana mutoya Arafa ndaba mpari, urabizi yuko igihe icyo ari cyo cyose mba ndi kumwe nawe, ntabwo nzigira ngo utererana na gatoya. Iryo jambo ntabwo ari ubwa mbere nari kubwira, nawe urabizi ndagukunda cyane Arafa. Ngaho rero ibyo mama wawe yakubwiye aba ari uko nguko ugumye kubikurikiza, ugume mu nzu, njyewe ndaza kukureba nihagira ikibazo kibaho, sibyo Arafa? Arafa urayumva neza? Maze uyu mwana aravuga ati isafuriya ndakumva kandi amategeko yawe niteguye kuyakurikiza. Isafuriya ntabwo nagusuzugura, nawe urabizi neza ko nanjye ndagukunda. Ati gusa ntihagira ikibazo kiba uze kumenyesha. Urabona yuko papa wanjye na mama wanjye bagiye, maze nze kuba nabatabara hagize ikibazo kibabaho, kuko njye isaha ku isaha mpora nicariye amajanja nzi ko umuryango wanjye hari ibintu byawubaho. Maze igisafuriya iramubwira ati rero Arafa tuza, ibyo nibiza kubaho ndaza kukubwira. Urabizi yuko tutabanye nabi, sibyo Arafa? Genda uje mu nzu, nihagira ikintu kiba ndaza kuba nagutabara, nihagira ikiba kuri papa wawe cyangwa mama wawe. Maze uyu mwana aravuga ati isafuriya asante sana, ngaho genda ndaza kuguhamagara ningukenera. Isafuriya ihita igenda gutyo, umwana nawe asigara ahangaha. Ese uyu mwana urumva yuko adatandukanye? Uyu mwana ari kuvuga ati isaha ku isaha mpora mpangayitse
nzi yuko hari igishobora kuba ku muryango wanjye, kubera yuko nzi yuko hari byinshi byiruka ku muryango wanjye. Mba mpangayitse nzi ko isaha ku isaha hari ikintu gishobora kuwubaho. Murumva abandi bana, aba nibo babyanye, naho abandi baherekeje abandi. Reka dukurikire filime yacu twirebere. Barakwereka disi hano kwa mudogo hari uryamye. Uyu ni umugore wa mudogo, urabizi igihe agezemo, aratwite. Kandi abantu bari mu bihe nk'ibi ngibi, iyo ubwa mbere agitwita aba ari kugwara bya buri kanya biri aho ngaho. Gusa uko uyu ajyamye hano kumukeka, mama arafa. Urugendo rwose yari afite ni uko yaraje kureba uyu mugore, yaraje kureba mukeba we. Uyu mugore wibuka avukana n'umugabo w'uyu nguyu. Aba bombi abagabo babo baravukana, gusa aba bagore nta mutima mubi bagira, ahubwo mudogo we niwe uba ufite umutima mubi. Uba wumva yuko ibintu byose bitagakwiye kugenda neza, ahubwo we aba yumva ibintu byose ari uguhangana. Mama arafa yageze ahangaha aravuga ati mwiriwe neza. Uyu mugore aravuga ati tuguhaye karibu hano, urakaza neza wisanga. kandi maze uyu nguyu nawe aravuga ati sawa, urakoze cyane kubwa karibu mayi. Arangije aravuga ati rero urabona ikintu kinzanye ahangaha ntabwo ari ikintu kirenze cyane, ariko cyari ngombwa. Urabona ubwo twatandukanaga, ubwo twahuriraga ku mugezi, nabonye utameze neza, nkeka yuko wenda ushobora kuba urwaye, sibyo? Ati none rero nari ngeze hano aka kanya kugira ngo nze kuba nareba niba basi wageze mu rugo amahoro. Maze uyu nguyu aravuga ati ngewe rero nageze mu rugo amahoro, nta kibazo mfite, kandi noneho gake gake nibyo koko akabazo ni gatoya, ndarwayemo gake kuko hari ukundi kuntu ndi kwiyumva. Ubwo rero gusa ameze neza nta kibazo, kandi nawe ndagushimiye cyane urukundo ubunyereka, uburyo ubunyigaragariza rwose. Maze uyu nguyu aravuga ati nta kibazo rwose, nta mutima mubi, kandi humura, ibintu bizagenda neza, kuko nyine nanjye hari ibyo naketse kandi nizere yuko ari byo. Uyu nguyu aramubwira ati humura, ibintu bizagenda neza. Ni umuntu mukuru, ntabwo yahita avuga ibyo abonye byose. Aravuga ati ihangane, urugendo ni gutya rutangira, ariko biba bivunye mu gutangira, ariko ni byiza cyane kandi felicitasiyo. Maze uyu nguyu nawe aravuga ati ni ukuri urakoze cyane, urakoze cyane ku magambo meza uri kumbwira, kandi ndanagushimiye kuba waruje kundeba ngo urebe ukuntu umeze rwose. Ibyo ni ibintu by'ingenzi nako by'agaciro mba ndi kwibonera ahangaha. Maze uyu nguyu aravuga ati rero urabona nasize arafa mu rugo wenyine, namusize mu nzu wenyine, kandi urabona ibintu byateye hanze aha ntawamenya. Reka ngende nje kureba umwana wanjye, namusize mu rugo wenyine kandi ari mu nzu. Maze uyu nguyu araje aramubwira ati sawa, urakoze cyane, genda urebe umwana, ntabwo nguherekeje kuko ntabwo meze neza. Genda, ntabwo ndaguherekeza kubera yuko ntabwo meze neza. Maze uyu nguyu aramubwira ati sawa, nanjye ntabwo nkubwiye ngo umerekeze kuko nyine ibihurimo ndabyumva. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ndagenda njyenyine nta kibazo, ntabwo ndibuze kukurenganya ngo ntabwo umperekeje. Uyu mubyeyi arangije ahita ahaguruka aragenda, asiga uyu nguyu hano ngaha, ahamusiga wenyine. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Mama arafa, ni uku nguku yamusize, arangije aragenda. Gusa filime noneho yabaye yindi igiye kuza yaryoha, ntabwo imeze nka kwa kundi mwari muyizi, ahubwo iyi ngiyi itandukanye na ya yindi mwari muzi. Iyi ni episode ya mbere, season ni 2. Ni uku nguku tuyitangiye. Gusa mama arafa kimara kurengarenga, uyu nguyu yarongeye aramukuru kugira ngo ubone yuko ibintu bimeze neza hano muri runo rugo rwa mudogo. Arongera aramukurwa, aje kuba yaruka. Ibyo ngibyo byarabaye. Ukurikire filime yacu, ndetse ntuyikunde ngo ugende udakanze like, subscribe ndetse na comment. Reka tugaruka ahangaha. Wanyuze kuri butike, uyu nguyu ari guhaha. Ukurikire, aha ni kuri butike iri muri quartier ku muhanda. Uyu ni mujyomba uri ahangaha. Gusa mujyomba ukari ahangaha, witegereje neza wabona yuko hari umuntu uri kumucunga. Wa mukobwa yakomeje gukurikirana mujyomba. Ukurikire filime witonze. Mujyomba uko yahahaga, hari uri kumwitegereza, ari kumucunga.
wa mugore, wa mukobwa, wa mudayimoni w'umukobwa. Ukurikire mujyomba akora ibyo arakora, ariko ibyo ari gukora byose hari uri kumureba. Ubwo yarangije guhaha, arangije afata ibyo yari ahashe ndetse na za dokima aracyazirebamo niba zuzuye. Dokima bamuhaye nta kintu na kimwe kibuzemo, uko babimuhaye byose asanga aracyabifite. Arangije nuko nguko yagiye. Gusa ku ruhande hari umudayimoni uri kumwitegereza, uyu mujini ari kumureba. Mudoga arangije aragenda, uyu nguyu nawe aguma hano ari kumucungacunga buri kimwe cyose akoze. Ukurikire ubwo mujyomba arangije kugenda, uyu nguyu nawe ahita yunama, arangije arabura. Barakwereka mujyomba nawe yarageze mu rugo avuye guhaha, ariko hari n'ahantu avuye. Yaragiye mu kazi, nuko ageze mu nzira akavuga ati ibi ngibi naba ndimo ntabwo byaba ari ukuri, reka nisubirire inyuma, nshobora kugira ibindi bibazo mpura nabyo. Ageze hano arambika utwo yari avuye guhaha ahangaha, atangira kwibaza atahariho ibyo nkoze naba mpemutse. Ese uriya mukobwa naba muhemukiye nangwa atariko ndakeka n'ubundi kujyayo ni uburenganzira bwanjye, ntawe umpatirije kuko akazi n'ubundi. Ubwo ngubwo niba nyine mbisibye ni ukuvuga ngo nitesheje amahirwe. Ubwo rero kuva ari amahirwe nibujije n'uburenganzira bwanjye n'ubundi nta muntu wabimpora kuko ni amahirwe yanjye. Arangije aravuga ati nk'uko nshobora kugerayo ugasanga bimbanye ibibazo, dore ko ntahazi cyangwa se mu kimwe ntazi na hano naba ngiye gukora ahariho, ikindi nkaba ntazi n'akazi ngiye gukora akariko. Uyu mugabo aravuga ati reka ne kwishinja ibyaha, nta kintu nkoze, umutima wanjye ntabwo uri kuncira urubanza. Urabona yuko uyu mugabo anakeye, urabona yuko umutima we wamuhatiriye kuvuga ngo subira mu rugo wikomeza kugenda. Urabona yuko uyu mugabo ameze neza, afite n'akamwenyu, nta kibazo rwose yifitiye, kandi urabona yuko yifitiye confidence, yifitiye icyizere, mbese buri kimwe cyose. Uyu mugabo ari kuvuga ati rwose nta birenze wana, ati ni Nyagasambu rirarema, nta hantu umuntu atahigira akazi ku buryo ndi kuja ndi kwirukanka ku kazi ntazi. Uyu mugabo urabona yuko umutima we urakeye, nta kibazo yifitiye, arabyemeza neza. Gusa uko uyu mudogo akira nako mujyomba akira ahangaha, telefone ye yaravibuye, hari umuntu umuhamagaye. Ukurikire nimero imuhamagaye, abona ntabwo ari kuyimenya neza, gusa apfa kwitaba telefone. Kurikira filime witonze akantu ko kandi. Uyu mugabo telefone yarayitabye maze ashira ku gutwi. Arangije yumva umuntu ari kumubwira ati gira vuba vuba uze undebe nkuko twari twabivuganye, gira vuba vuba uze umfashe kandi tebuka, ndakubwiza ukuri yuko nuramuka utaje mu kazi uko twari twabivuganye ufite ibibazo. Gira vuba vuba kandi ibyo ni itegeko nguhaye, kandi ugomba kubikora ku cyiza cyangwa se ku kibi. Urumva neza? Ayo ni amagambo ari kuvugirwa kuri telefoni, ni amagambo ari kubwirwa kuri fone. Ubwo uyu mugabo baramubwira ati tebuka, gira vuba vuba, banguka umfashe, nkeneye ubufasha bwawe kandi ndakwinginze ngo ubanguke uze mu kazi, ndetse nta nubwo ndi kuguhata, ahubwo ni nkaho ari itegeko nguhaye, kandi nutabikora ufite ibibazo, nutaza uraburaza kureba ibintu birakubaho. Uyu mugabo Nyagasani ubwoba bwatangiye kumwica, uko ari kumva iyi telefone iri kugamba, uko ari kumva iyi telefone iri kumuhamagara, akibaza uyu mugabo bamubwira uburyo ki yaraje mu kazi agafata umwanzuro wo gusubirayo. Baramubwira ati niba ufite ubwenge none ahangaha banguka uze gukora akazi wemeye kuzakora, uze gukora akazi twakwemereye. Iyi nimero iri kumuhamagara abonye atayizi. Uyu mugabo arakomeza arumva, gusa uko ari kumva bari kumubwira
ari kugira ubwoba. Ese uyu nguyu ninde waba uri kumuhamagara? Ukurikire filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Ubwo barangije kumuhamagara, barangije kuvuga barakupa. Uyu mugabo akomeza kuvuga ati alo 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 alo. Gusa uyu mugabo bamukopye nyagasani. Yakomeje kuvuga ati alo, gusa bari bamukopye. Ese ninde waba umuhamagaye? Urebe ukurikire filime witonze. Ese uyu mugabo ninde waba umuhamagaye? Atangira kwicuza ikintu gitumye agaruka. Atangira kuvuga ati uyu ninde waba umuhamagaye? Ukurikire filime neza witonze uraza gusobanukirwa. Reka bakuzaniye hano, barakwereka. Uyu nguyu aravuga ati rero Sifa, umva nkubwire nguhe inama kandi ari nk'itegeko ndi kuguha. Ati sayizi urabona isafuriya kuyibona byaratugoye cyane, urumva neza? Atari ko ubu ngubu mfite igitekerezo nk'uko uri gukora cyane, nanjye hari ikindi gitekerezo nungutse. Urabona uriya mwana mutoya Arafa, isafuriya kuyimukuramo byaramunaniye, ariko nanjye ubu ngubu nabonye umupangu, nabonye akantu mfite gukora, twarangiza isafuriya tukayizana kandi vuba bidatinze. Sayizi njyewe umwanzuro nawufashe, isafuriya ngomba kuyibonera ikibi cyangwa icyiza, hafi cyangwa hejuru, isafuriya nkayibona. Kuko urabona iyi safuriya tutayibonye yazadutera ibibazo. Noneho urabona yuko twamaze kuba babiri, ubu ngubu nta kintu twakiregura turimo tuvuga. Ubwo rero ikintu nshaka kukubwira, urabona njye imisheni yanjye nyigiyeho, nawe ndagusaba kugira ngo ugende ku misheni yawe, wirukanke ugende none aha ngaha, ubashe kuba wagenda, nanjye nindangiza njye ku misheni yanjye. Ati kandi gira vuba vuba, bura genda. Ubwo barakwereka wa mukobwa nuko nguko yagiye. Filime igiye kuza yaryoha. Uyu mugabo nawe asigara aha ngaha, asigara wenyine. Gusa uko yasigaye aha ngaha, asigara afite akamwenyu, asigara ari guseka, ndetse uri kubona yuko hari gahunda afite, azunguza umutwe gutya. Gusa twe gahunda afite ntabwo tuyizi. Ni ukurikira filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Uyu mugabo arangije aravuga ati Arafa, iki nicyo gihe ngo mbashe kuba nakwereka ikosora. Narakwihoreye ugira ngo undoshe imbaraga, ariko reka nze nkwereke utuntu ngiye kwikorera mu kanya gatoya. Reka nkwereke utuntu ngiye kuba nakora, kandi uraza kubona yuko ngufitiye surprise, uraza kubona yuko ngutunguye. Ati kandi ngiye gukora ibintu utatekereza, ngiye gukora ibintu utanakeka yuko ibyo bintu ngiye kubikora. Igihe ni iki ngiki Arafa, ngo mbe nakwereka ikosora. Ubu ngubu ngiye gukubita mbanguranya. Mbese muri make uyu mugabo ari kuvuga ngo agiye gukubita atababarira. Ese uyu mugabo ni ibiki agiye kuba yakora? Arangije aravuga ati iki nicyo gihe. Areba hirya no hino nk'ibisanzwe, aramedita. Arangije ukuye akamedise niko yahise abura. Nyagasani, ibi ngibi noneho aho bigeze bitangiye gutera n'umuntu ubwoba. Wakibaza ngo ibi bintu bigiye kuba byagenda bite? Gusa nukurikira filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Ibyo byarabaye, reka batuzana aha ngaha. Uyu nguyu yaragiye, aha ngaha niho yaje kuba yaburira. Nuko nguko yahageze, ndetse aza yibanye. Ukurikire, ageze aha ngaha yitegereza gutya, areba hirya no hino nk'ibisanzwe nk'uko abikora. Iyo arebye gutya ugahita umenya yuko ubwo hari ikintu kigiye kuba. Uyu mugabo arakebera ngo arebe niba nta muntu wamubonye. Niba ubonye uyu mugabo arebye gutya, menya ngo ubwo hari ikintu kigiye kuba kidasanzwe. Ubwo menya ngo hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba kigiye kuba uyu mugabo yakora. Arangije gusa uyu mugabo uri kubona yuko afite n'uburakari, amera nka gutya, areba inyuma. Arangije ahita yunama. Uko yakunamye havuyemo Papa Arafa. Uko yagiye ameze kose, uko yagiye ameze, uyu mugabo nawe niko yavuyeyo. Gusa uko yavuyeyo urabona we yuko ari umurakari. Papa Arafa ubundi ntabwo aba akambije agahanga nka gutya, ariko uyu nguyu we ni umurakari, akambije impanga bya nyabyo. Barakwereka. Arangije areba gutya. Gusa uko ari aha ngaha, uko uyu mugabo ahagaze aha ngaha, yaje guhagarara mu nzira Mama Arafa.
ari kuba yanyuramo. Mama Arafa niko yageze hano. Ahageze uyu nguyu areba gutya aravuga ati wabuje si ukurikire. Uyu nguyu yageze ahangaha aravuga ati uyu ni Papa Arafa, uyu ni Papa Arafa. Aravuga ati Papa Arafa mugabo wanjye. Aramwitegereza. Mugabo wanjye ko mbizi ko wagiye mu kazi uri umuzimu, ahangaha uhageze uti? Uyu nguyu aramureka. Ukurikire. Uyu mugore arakomeza aramwitegereza aravuga ati ugeze hano gute kutari kunsubiza mbwira. Ukurikire gatoya witonze. Papa Arafa arakomeza aramuhamagara, arangije aza kumukomanga, gusa uwari gukomanga ntago amuzi. Papa Arafa dore agasuzuguro. Papa Arafa nuko nguko yahindukiye amwitegereza n'uburakari, arangije amaso ye nuko nguko yahindutse. Mama Arafa ahita agiramo n'ubwoba, umutima utera usimbukira hejuru yikubita hasi. Ijisho ry'uyu mugabo rihita rituzana hano mu rugo. Barakwereka ni ukuvuga ngo Arafa arabimenye. Arafa yahise ahindurira imyenda arasohoka vuba vuba. Ukurikire. Arafa nuko nguko yasohotse. Ageze ahangaha areba hejuru nk'ibisanzwe. Uyu mwana nawe afite kureba kure, ahita amagara ati isafuriya. Ako kanya isafuriya yihuse yaratabaye, yaramubwiye ati igihe cyose uraba unkeneye ahantu ndaba ndi ngaha ndahari ku bwawe. Isafuriya igeze hano, igeze ahangaha iravuga ati Arafa ndahabaye, Arafa ndahabaye. Uyu mwana aravuga ati isafuriya ndi kumva muri njyewe sinzi ukuntu umeze, hari ikintu gishobora kuba kibaye ku muryango wanjye, kuri mama cyangwa se kuri papa. Isafuriya wamfasha tukajya kuba twatabara, kuko uko ndi kwiyumva aka kanya hari ikintu kibaye kandi umuntu kibayeho ni mama. Isafuriya mbwira uburyo tubikoramo. Isafuriya irangije iravuga ati Arafa niko kuko niko bimeze. Sahizi mama wawe ahantu ari akeneye ubufasha bwawe, kandi birasaba kugira ngo uhite twihute tugende vuba vuba tujye kuba twatabara mama wawe. Arafa reka nze tugende. Maze uyu mwana aravuga ati sawa isafuriya banguka tugende turebe ko twatabara, kuko uko ndi kwiyumva mama ntabwo ameze neza. Aravuga ati gira vuba tuhagerere igihe turebe yuko twatabara. Isafuriya niko kumanuka yihuse, ndetse urabona uburyo iri gukoramo bitandukanye nuko yakoraga. Izamuka nanone yihuse irirukanka kugira ngo irebe niba yatabara indi mama Arafa. Ukurikire. Buriya mama Arafa yagize ikibazo, Arafa ahita abimenya. Nicyo cyiza cyo kubyara umwana ufite ubwenge. Kumbi barakwereka Papa Arafa wa nyawe aho yicaye ni ahangaha. Papa Arafa yaje mu kazi, gusa yaramaze igihe kinini atakazamo. Ukurikire. Ubwo rero bamubwiye bati iba wicaye ahangaha turi buze kubanza twacikinga ibipapuro byawe byari byarakwemereye konji, ibintu nk'ibyo mbese. Gusa we ntabwo azi yuko mu muryango we iwe mu rugo ntabwo azi yuko ntabwo azi ibintu byabaye ku mugore we. Ese naza kubimenya ubundi byo biragenda bite? Ese nibura Arafa arabasha gutabara? Reka dukurikire filime twitonze turi buze gusobanukirwa. Barakwereka nyirabuja nuko nguko yatangiye kuza ahangaha. Papa Arafa yarategerereje. Papa Arafa yarategereje yihanganye. Buriya rero nuja gusaba serivisi ahantu ahariho hose ahantu runaka, kwihangana nibyo bya mbere. Papa Arafa nawe yarategereje yihanganye. Barakwereka umunyirabuja nuko nguko yaje yicara ahangaha. Arangije aravuga ati wa mugabo we, ati ibipapuro byawe nabibonye. Ati none ni ukubera iki wari waratinze kuza mu kazi? Ni ukubera iki wari warakerewe? Mbwira impamvu. Maze uyu mugabo baramubwira ati rero ndi kubona igihe cyawe cyakonje cyari cyararangiye, urabasha gusobanura impamvu wari waratinze kuza, wari waratinze kuba wagaruka? Urumva? Ati arega aka kazi ntabwo ari akazi ko gukora ko kwitwaraho uko wiboneye. Aka ngaka ntabwo ari akazi ko kwigengaho ugakora ibyo ushaka. Uriya natwe
iyo ibintu byapfuye tuba tugomba kubibazwa, ngambwira impamvu wari watinze kuza mu kazi. Maze uyu nguyu aravuga ati okay, murakoze cyane. Ati ntagize ikibazo, mu rugo nari mfite abagwayi, mu rugo umugore wanjye yari arwaye kandi mfite n'umwana mutoya, ubwo rero ni njye wari kubasha kumwitaho ndi no kwita ku murwayi, nuko nagize amahirwe wenda naza kumuha umuti akaza gukira. Ati naho ubundi ikibazo nagize ni ikibazo cy'uburwayi rwose, umugore wanjye yari arwaye, yari amerewe nabi cyane, ntabwo nari kuza mu kazi size umurwayi mu rugo mfite n'umwana mutoya. Ikibazo cyabaye nicyo ngicyo, nta kindi. Ati gusa nagize amahirwe, ubu ngubu umugore wanjye yarakize, ubu nta kibazo dufite rwose, turaho turashima. Maze uyu munyirabuja aravuga ati okay, ntaribi basi sorry, mwihangane ku kibazo mwagize. Okay, ubwo ntaribi, turareba ukuntu byifashe, kurikire. Ubwo ngubwo nyirabuja akomeza kunyura mu madokima. Gusa uyu mugabo ntabwo azi ngo ni iki cyabaye ku mugore we, ntabwo azi icyabaye ku mugore we, gusa twebwe turabizi. Barakwereka ibyo ngibyo byarabaye. Reka bakugarure hano isafuriya yihuse aho bya bindi byabereye. Isafuriya nuko nguko yaparitse, urumva arafa, irangije ijya kumuhagarara hejuru. Gusa ahangaha niho tuzi bya bindi byose byabereye. Iyi safuriya nayo ntabwo yatinze, yarahageze. Barakwereka isafuriya yaje guhagarara ahangaha. Maze uyu mwana arije avuga ati none isafuriya, none ko twari tuzi ko bari ahangaha, mama ari ahangaha ariho byabereye, mbese muri make tukaba tuhageze mama tukamubura, biraza kugenda bite? Ati nshaka kumutabara, mbwira ukuntu turi buze kubigenza, ndakeka mama adatekanye, atameze neza. Maze iyi safuriya iravuga ati arafa, ikibazo kiza ubajije cyane. Ati gusa tuhageze dukererewe kuko mama wawe ubu ngubu sahizi ikintu dufite gukora, tugiye kubanza twamushakisha tumenye ngo ahantu ari ni hehe, sibyo arafa? Tugiye kumenya ngo ahantu ari ni hehe, tugiye kumushakisha. Naho ubundi hano ahangaha aho twahageze dukererewe, amazi yarangije kurenga inkombe. Maze isafuriya ramubwira ati ubwo ngiye kuza ngufate tugende tube turashaka. Maze uyu mwana aravuga ati isafuriya nta kibazo, vuba turebe niba turatabara mama, kandi ndakeneye kugira ngo tumutabare byihuse, kuko ntawamenya ngo abamutwaye cyangwa se mo kimwe abamushimuse bagiye kumukorera ibiki. Ubwo rero isafuriya bivuze ngo gira vuba tugende turebe niba twatabara pe. Maze isafuriya iravuga ati sawa arafa, ukurikire. Barakwereka isafuriya yihuse, nuko nguko yahisiza, irangije isubira hejuru ya arafa kugira ngo irebe niba batabara. Nyagasani, ese abangabo baraza gutabara? Ese mama arafa we ko twasize aguye hasi, tukaba twasize ari ahangaha, yaba yagiye he? Ukurikire filime witonze paka irangiye. Nyaboneka niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, kuko aho bigeze niho bigiye kuryoha. Barakwereka mama arafa nuko nguko bamushimuse. Uwamushimuse yamushimuse amuzana ahangaha, ndetse arangije amuzirikira ku giti, amupfuka n'umufuka mu maso kugira ngo ataza kubona ahantu bari cyangwa mo kimwe aho yanyuze. Gusa mama arafa biragaragara yuko yakangutse, nubwo bari bamukanuriye amaso, yarangiza agahita agwa igihumure akagwa hasi. Ubwo barakwereka uyu mudayimoni nuko nguko yahindukiye, arangije yitegereza mama arafa, ndetse n'aha hantu bari hose ari kuhitegereza. Urabona yuko ibi bintu uyu nguyu yakoze, ibi ngibi ni ibintu byari byapanzwe kandi neza. Arangije nuko nguko yamukuye mu mufuka. Ukurikire, amupfukura umufuka mu maso, mbese ubwo nakampuwe gake yaramugiriye. Mama arafa arangije arebye gutya, abona umuntu umuhagaze imbere, ntabwo amuzi. Aramubaza ati urinde? Ubundi mbese uranshaka hiki? Wandekuye nkigendera, aya mashamba wanzanyemo uranshaka hiki?
urashaka kumfata kuri kime? Ati nukuri ndekura nigendere, nta kintu nagutwaye. Maze uyu nguyu aravuga ati apana, ibyo ngibyo ntabwo ari byo byatumye nkuzana hano. Ati ikintu nshaka ni kimwe gusa. Uyu mama Rafa akomeza kwitegereza aha hantu bari, maze uyu nguyu nawe akomeza kumubwira ati ikintu nshaka ni ikintu kiri muri famiye yawe, nagerageje kuba nagikuramo inshuro nyinshi, nagerageje kuba nagihiga igihe kirekire, narakibuze. Ubwo rero urava hano ari uko nkibonye. Mama Rafa arangira avuga ati nta kintu cyawe nzi, njyewe mu nzu yanjye nta kintu cyawe kirimo. Urumva neza ibyo uri kuvuga njye ntabwo mbizi, ibyo ngibyo uri kuvuga njye ntabwo mbizi rwose. Mpambura ndekura nigendere. Uyu nguyu arangije aravuga ati birumvikana yuko utabizi, ariko wakabaye ubizi. Urumva igihe maze ndi kugenda iwawe ni kinini, ndi gushaka ikintu bita isafuriya. Nyagasani, isafuriya iracavuze ubuhuha ahangaha, isafuriya yabaye isafuriya. Maze uyu nguyu aravuga ati ubwo rero isafuriya iri mu muryango wawe nicyo kintu cyonyine mfite nkeneye gishobora kuba cyagukura ahangaha, naho bitabaye ibyo iyo safuriya ntabwo yatuma uva ahangaha. Isafuriya niyo ifite kuba yagukura ahangaha kandi ndabizi neza. Maze uyu mugore aravuga ati isafuriya ntabwo nzi, njyewe ntabwo nzi isafuriya ariyo. Ati kandi amasafuriya yose mfite n'ayanjye. We bisa nkaho atazi isafuriya bari kumubwira iyo ariyo. Uyu nguyu mama Rafa akomeza kuvuga ati ndekura nigendere, isafuriya mfite, amasafuriya yose mfite, nta safuriya yawe irimo. Ubwo rero njyewe wanyobeyeho, uzajya gushaka ayo masafuriya hano ari, ahantu aherereye. Maze uyu nguyu aravuga ati ibyo ngibyo uri kuvuga ni ibyo utazi nyine. Ati isafuriya iri iwawe, urumva neza. Ati kandi ngomba kuyibonera ikibi n'ikiza, nawe kugira ngo wemere yuko bitoroshe. Nakubwiye yuko uri buze kuva ahangaha ari uko isafuriya uyibonye. Isafuriya nyibonye iri mu muryango wawe. Isafuriya nicyo kintu nkeneye. Ati kuko ntabwo mfite kubura ubuzima bwanjye hejuru yawe. Ubwo rero itabonetse nawe uraza kubura ubuzima. Nyagasani, episode yacu ya mbere nuko nguko tugisoje, tuzahure muri episode ya kabiri. Season nayo ni 2. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Tugomba kuzahura tukamenya ngo ese wagwani mama Rafa ibyo byaje kugenda bite. Tuzahure muri episode ikurikira. Ndabakunda cyane kandi mboneraho no kubashimira. Ciao ciao.